Bakunzi b'ikinamico mwiriweho, murasuzwa nanjye Niyonzima Genevieve. Uyu munsi groupe New Talent ku bufatanye na Va Media TV yabateguriye umukino witwa Ibanga. Ibanga mu buzima. Hari amabanga twifashisha akadufasha kugera ku nzozi zacu. Ese mama, ayo mabanga nayahe? Ntabatindiye mukurikira umukino. Mbega urugo ngo rurasa, ariko nanjye manatinze kubyuka. Saa tatu n'igihe umukobwa muzima abyukira. Ariko dore ukazi ko uri kwivugisha byagenze ute? Ese ko mbona ufite akanyamuneza habaye? Umva akanyamuneza akunda gafite. Sangiza nanjye no kwiba nkuru nanjye ngira akanyamuneza. Uzi ibitangaza byabaye? Nibihese. Natsinze. Ngo natsinze ehe. Wowe uje watsinze. Niki tumva ariko natsinze? Ntago mbyiyumvisha. Wazumva utabyumva nje joina. Ndikurota cyangwa ni impamo? Wirota ni impamo nibyo. None nimba papa araguheka, nimba araguterura, nimba araguheka amabyisi mbese simbizi. Umva yango papa meka no kuntu muzi ahubwo menya ari amajido nkabambariri. Araje. Reka yimubwire teyagara. Umva papa tugufitiye inkuru nziza. Papa wiriwe tugufitiye inkuru nziza. Tugiye kukubwira inkuru nziza papa. Urishima. Umva papa narango bataruye. Ugiye kumbwira inkuru nziza naho baba bataruye. Papa nahantu bataruye tuzi. Ahubwo uzi ikintu cyiza. Mva natsinze. Watsinze. Natsinze. Papa yatsinze yanjye abimbwiye ndatangara. None se n'ibiriya bishyimbo wamejejera? Mva papara. Cyangwa n'umusheko turi kujya. Sasa rero utangaye kuvuga nabi njye numva nkwanze. Umuntu akubwiye n'akanyamuneza umusubiza azanyisha nabi. Inzoga umuntu watsinze akajya ku ishuri igihe cyagera nawe akakugurira inzoga uba wifuza ukanywira ipfundikiye arega. Izo nzoga nzazigurirwa na biriya bishyimbo nateye. Ibyo ngibyo ukumbwira rero ukunsakuriza. No si papa ahubwo ko utari kumbwira nzajya kwiga he? Uzajya kwiga mwahirira mirima uguhinga ukubagara ndetse no gusoroma imishogoro. Ese papa ikintu cyo gihemba umuhembye. Papa nawera ubwo se kujya mu murima ni byo bintu ugiye kumemba. Nibyo nguhembye nyine iriya mirima izitwa. Ariko papa wambabarira. Ndavuze ngo rero gwera aka kanya tuvugana sibyo? Aka kanya Dorcas Karame nawe Joy sinzongere kubona n'isaha cyangwa isegonda ripfubusa mutari mu murimo. Papa wanjye ntago bishoboka. Ni gute yanga ko njya ku ishuri kandi n'inzi? Birashoboka niko mvuze. Papa mbese wamwumvisha ya nyuma. Basi imirimo yose yari kujya akora ni ryo zagiye ukora kure ko Joy yagiye ku ishuri. Wagacushu warambyaye cyangwa nakubyaye? Papa warambyaye ndabizi. Papa njye ntago ngomba kubyihanganira gute n'insinzi. Ziba ntabwo wemerewe kumvuguruza nimba warize ntabwo bivuze ko waza kunekikira mu Rwanda. Ureko byumva? Papa hari n'ababuze amahirwe yo kwiga ariko njye wanze ko njya ku ishuri. Ntabwo mbisubiramo. Aka kanya tuvugana mugomba kujya mujya kubagara nta segonda ryo gupfubuza. Mbega umugoroba we Yego tapu esbie uri kunyumvira ra saa tanu umusore muzima aracyajyamye. Evira ijoro ryari danje dagaswe Nabyukiye mu bisizi ngiye guca igitoki ngira ngo nsanga na n'ubu uracyajyamye. Evi uzi ibintu umuntu yari arimo yari yahasorinze kabisa.
Cyatari. iyi saha nutajya uraza kumfasha nzagukaraba akuve nawe ntuzajya urazana staff zawe wana ujya ubabarira abantu wallahi. ubundi reba imyaka yawe ntabwo wari wanyereka umukobwa wabengutse. Umva none vi biratangiye kuzana umva vi ubundi abakobwa urabanza ukabazenguruka ugashakamo umukobwa muzima ufatika nyine uzashobora kubaka urugo. ku wa mbere umukobwa, ku wa kabiri abakobwa, na abakobwa 7 mu cyumweru utari wanyereka usugira ubona umugore mwiza nta kazi katoroshe uramba mbazenguruka mbareba nyine uzazana inda hano nzakubabura. ahubwo vie burambyukiye igihe hari aka serivisi nenshi kugusaba wallahi sibyo nyine hano hari umudemu ugiye kuza kunsura n'iki ukumva ushobora kugira gutya nyine ukaba uduhaye umwanya nyine ukajya muri amakoperative yanyu nyine. uwo mudemu ngo ngwiki twariganye muri segonderi nyine agiye kuza kunsura nyine tugiye gupanga ibintu bizima none vie none ntabwo ari byahita ibyanjye none ni ibintu bizima kabisa. izo mvugo wihaye z'abademu nyine ni umukobwa niwe mba mvuga so ntabwo ubushona wallahi. uramenye ndi ukubagane oya vie njyewe urabizi niyo nanabikinisha nyine subizi se ukifashisha nyine ka kantu nyine agakingirizo niba ari wo mwiganye. oya vie wowe ntugire impungenge ahubwo wowe simbuka ahubwo ugire urugendo rwiza. sawa sawa. ayiwewe Esther mana we nari nkukumbuye rahira umva nari nkukumbuye n'ukuntu wakuze cyane se umva wabaye mwiza cyane pe umva sha wagiye ureka kunaka ariko uri kugira ngo njye nirata hoye ugomba kwirata rega ninde uzakurata nutirata sha wapi umva warakuze none umva wanarabyibushye maze rukubeja sawe ikabye byo nibikado byawe sha ntago ari ibikabyo wewe ndabona ibi brage byawe uracyabigira naho twebwe twabisize hasi wapi mani umuntu bagomba guhorana ka morali sha wapi ngese uracyakambona nahubwo byagenze gute siko mbona umeze neza ngo meze neza buriya ntabwo uzi ibibazo umuntu aba yikoreye kugira ibibazo gute nta mwana urukuriza nta mugabo ibyo bibazo byawe ni byinshi ubu ngubu nikoreye ibibazo wagira n'umufuka w'ibyaha banyikoresha ngahora ubu ngubu nta nubwo ngiye nzongera gusubira ku ishuri byagenze gute abandi banamwigirira amahirwe arega wowe warayasoje oya nawe uzayasoza humura shango humura papa uri hariya yankundiye ubu ngubu kujya ku ishuri byarangiye kubera ko papa yambwiye ngo nta mukobwa ugomba kwiga ngo iyo yize ngo abashaka gutegeka se ibyo ni ibikabyo by'abasaza reka abasaza b'iyi minsi se ko bumva nyine umuntu yahora mu mirima azavuga nyuma azahora ariko papa we ni uko mutabana ntabwo umuzi papa buriya mubona ari umuntu mwiza ariko urundi ruhande ni umugome wapi wivuga gutyo nuko wasanga n'amafaranga afite amafaranga si cyo kibazo kuko ngiye naratsinze ntabwo ari cyo kibazo rero nusi Dorcas yamukuyemo hari amafaranga bimusaba nusi ubona aricyo bimutwaye ariko wowe uzi ubwenge wasanga we nyine ari impamvu yatumije avamo ariko wowe kuva ufite ubwenge haranira gusubiramo nabo n'amafaranga azagusubiza mu ishuri humura ngiye kuri ngiye numva n'ubu ngubu nahita nangenda ariko papa ntabwo abishaka ntabyo ashaka ngo nitujye mu mirima da none si imirima nizo tubeshaho mu gihe kizaza ibyo ni ibikabyo by'abasaza yewe wimugenderaho nose ubwo Esther nkayo kuko nk'inshuti yanjye twakuranye wamfasha iki nyine urabizi ndi ikintu ndi gutekereza ikintu wakora cy'ingenzi genda mu bayobozi ubabwiye ikibazo cyawe baragikemura umva iyo nama ungiriye ndapfa kujya kugerageza ni ukurutanga ariko ubundi ewe nta cyizere nihaye pe hoya cyihereze gusa ndapfa kujyayo maze bayi ugire umugoroba mwiza sheri hari umuntu ngiye kureba tuzasubira wirirwe
karibu karibu shushu. sheri uraho Shushu. Mana we, nari ngukumbuye. none njye wakwereka umva njye ndi gucibiti n'amahoro ndakubonye numva amazi uzihaka. umva nawe mbese ubwo utangiye ibi Shiri nusa amakuru y'iminsi. umva ni meza Ariko shiri ndikubona usa nkaho ufite ikibazo ugenda ukona mu mazi utameze neza. Wabaye iki? nyine ikibazo kirahari ariko ntabwo byambuza gukomezanya nawe nyine Mbwire wabaye iki ngiye none niba ari n'umuntu wanakumenya none ngiye mukanya gitambuka. nyine nta n'umuntu wamenyeye ariko nyine urebye ni akabazo kari mu rugo Nyine akaye kabazo umushinzi wavuze ko nta kintu uzagira hamisha aho mbwira. ubundi nakubwiye ko ntacyo nzaguha nyine papa yanze ko njya ku ishuri mbega byiza we. ngo nawe urishimye none se nishimire igihe ujya ku ishuri wari kuba ugiye kure yanjye ntabwo kuba uri hafi yanjye nyine nkubona gatanu ku kanya. ntabwo sinari kujya ntawe uyashimye nyine ahubwo wowe tuby'ishuri bireke n'ubundi arabizi ngende itafu baranze tuzi amafaranga ntunze se yewe nzakubeshaho nk'uko wakagombye kubaho n'ubundi ntabwo ishuri wowe ubyihorera ahubwo uze hafi yanjye. uruzi ko ari njye umuntu wazanye amanota yanjye nyine sheri ntangire nka nishimira gukundana n'umukobwa w'umukire ntabwo sheri nzire ko mu maso nyine aje ni tayari nyine n'izindi telefone ntabwo byumva umva uyu munsi ubwo ndi tayari ni sheri najya gutaha none umva ntabyo ntajya kumugongo uri kuryoha umva mubwire ngiye ijoro nzaga mukorere surprise aho guje n'ikindi aho tugenda tubereye shasheri tugende umva urebe akantu naguteguye noneho none njye nagusezeranyije ko nta n'icyo nzana kwiba njyewe noneho kugira ngo nkubure ndapfa bitarangiye sheri nibyo ndagukunda Mana we. ndagukunda siko nanabivuga kuva mu gitondo nabuze n'ijambo umva mana wampaye umuhungu w'igitangaza umugongo tujye mu Sheri cyumba rero mwari tugende. surprise umva njye kuyireba buri gihe ndajya nirwa ndi kuvunika mvunagurike ibi bintu ntabwo bikwiye rwose n'amavuka ndi kubona kwera biri kure ko ziriya zo dorokasi Paise kuri murivugisha abaye. dorokasi mwana wanjye uraho umeze neza urakomeye none se dorokasi Karame. zavoka wajyanye ku isoko byagenze bite Ine papa hari buri kuri vokare yapfuye akantu gato nagenze itangira ishati ijana. oya nari nakubwiye ko ugomba kuzitangira ebyiri ijana waba wagize basi ukabakubitisha ahantu 200 none uri kumva Hari abantu bafite ibivoka by'umukubito ubwo uri kumva ari kugwatura. nese ubwo uri kumva icupa ryanjye nari kunywa utarigabanyijemo kabiri Papa nyine wihangane. ako ikibazo mfite dorokasi Joy kun nahereye ejo kugeza n'ubu nkabona namubona yagiye bimeze bite Ariko se papa n'ubundi byose niwe wabiteye. ibiki se Joyi wanze kajya kwiga. mva icyo gicucu nacyo None nabonye ari kumwe na Tafu mu gitondo ariko nabakurikiye mbona ahantu binji Ngwagweke? mu kageto ka Tafu. ako uri umusazi kuki utamubwiye se ngaza atahe Mva papa none singeneye kumushyira ku mugozi nkakamukurura ngo ngwino dutahe harya ngo yajyanye ngo nande na Tafu. urwo rucucu rw'ururimo arimo se ngo ni tufu rwamujyanye Uzi papa ko njye nabonye ari kwinjira muri geto ya Tafu. ngo muri ki Muri geto. subiramo mbanze mbyumve neza ngo muri Muri geto yande ya Tafu. ayiga mana none ndawumaniwe w'indisisha nungwishije none se yirangigire y'umukobwa Papa byose niwe wabiteye niwe wanze kumwishyurira ishuri. uranyumvira iki kirimo arimo nacyo di Kirara. reka nkubwire nimba yarabaye ikirara yabaye ikirara bitewe n'iki yiriya mirima imaze kurara kuriya kubera ubugoryi bwanyu ngari kujya mu mageto mu mageto Se papa none njye mbigenza utega njye uri gutuka kandi ni Joy wabikoze byose. reka nkubwire ntago namuhaye uburenganzira bwo kujya kwigira uko ashaka namuhaye uburenganzira bwo kujya kubagara aka kanya tuvugana tugende uhita unyereka n'ahantu ari Papa aho ngaho wamubonye nabonye tugende. tugende
sheri nyine none urantunguye none ibintu nkoreye umva sheri nawe reka ntabwo nakubwira narinzi ko noneho usigaye ubwenge bingana kuriya umva ubwenge narabumenye ibintu nkoreye nanjye none nzajya ngukunda none ngweze buri kimwe umva nawe uri gutuma umuntu ntayibaza ibintu nkoreye nkagira isoni ahubwo uri gutuma umuntu yigirira isoni nasi ko byarangiye ushaka iki nubwo nawe sheri gusa nawe mubure kugushimira ijoro rwose ahubwo amajoro y'igisozi yaba yabameraga gutya umva ye wambwira si nkaza tukibanira byari kuba ari sawa kabisa ewana ewe nawe usigaye unyica gira nahangaha papa naha nabanye nanjye yanditse n'agasumi aho umva abantu hanze ushatse kumbwira ko ari ahangaha naha abo bantu ko ndi kubura kuvuga ngo avuye wanjye kandi ndi kumva ari kumwe na Dorcas niwe se niwe ubwo nyine mubwire burya koko iminsi y'igisambo ni 40 ese Tafu na Joy barasohoka amahoro agahuru k'imbwa karahiye ntimuzakikwe n'ikinamico y'ubutaha